Reka nongere mbahe ikaze kuri ya shene yanyu n'ubundi ya Rock Entertainment. Nk'ibisanzwe tugiye kongera dufate ibyabaye umunsi wose byiriwe biba guhera mu rukerera cyangwa se nimugoroba n'ibyiriwe biba uyu munsi wose kugeza muri kano kanya, twongere tubihurize mu kiganiro kimwe. Tugenda tureba ku kantu kandi kagiye kaba hirya no hino. Ahanini turaza guhera kuri bino biganiro bigiye kuba ibiganiro bizaba ku munsi w'ejo. Ejo ni kuwa gatandatu nibwo ibiganiro bizahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Irani bigomba kuba bikabera muri Islamabad bamaze kuyifunga, cyangwa se hano muri kino gihugu kigiye gukora nk'ubuhuza cya Pakistan. Igihugu bamaze kugifunga. Ibiganiro ku munsi w'ejo bira byatangiye kubera muri hoteli bita ngo ni Serena Hotel, ya nka za zindi zose mujya mubona hano Goma nahe n'ubundi nayo niyo ni Serena Hotel, nka ziriya niho bigiye kubera ibiganiro. Turaza kureba uburyo umujyi bawufunze, tugiye kureba abahagurutse muri Amerika, ndetse tugende tureba n'ibikomeje kugenda biba, ariko ano ni amasezerano y'amahoro ameze nkaho ari kujegajega. Ni amasezerano y'amahoro ameze nkaho nta garanta afite. Bamwe batari no gutinya kugaragaza ko bano bantu bashobora kuba bameze nk'abari gutigiye, kuko bikurikije amagambo bari kuvuga biri kugaragaza ko izi mpande zombi zititeguye cyangwa se nta gahunda zifite yo kuba zarangiza ino ntambara. Ukongeraho n'igihugu cya Isiraheli kibereye ku ruhande, kimeze nkaho cyo bino bintu bimeze nkaho ari byo bari kuyishyiramo, ariko y'ubundi itabyifuzaga. Ibyo byose tugiye kugenda tubicamo tureba ibyiriwe uyu munsi wose nk'ibisanzwe. Bagira ngo wibuke gukora subscribe ndetse ukande na like kugira ngo ikiganiro kibashe kugera no ku bandi benshi. Iyi ni intambara y'ibihugu bitarebanaga ijisho ryiza na gatonya, yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Intambara yari imaze iminsi iri kuba, ariko byibura ubu ngubu twinjiye mu munsi twakwita ngo ni wa gatatu, bamaze gutangaza ko bari mu gahenge kazamara ibyumweru bibiri. Aka ni agahenge kazarangira ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane. Ku munsi w'ejo ibiganiro bigomba kuba. Ikizava muri ibi biganiro nicyo kizagenda kimeze nk'igiharuye inzira y'amahoro noneho irambye yo kuvuga ngo nta ntambara tuzongera kubona. Naho kano gahenge nikarangira batumvikaniye mu biganiro bazatangira ku munsi w'ejo, impande zose zigaragaza ko ziteguye kongera gusubira mu ntambara. Gusa na mbere y'uko ibiganiro bitangira ku munsi w'ejo, hatangiye kugaragara uruntu cyangwa se hatangiye kugaragara ko impande zose zisa nkaho ibintu bidahagaze neza. Kugira ngo ubone ukuntu bino biganiro bisa nk'ibirimo ikibazo gikomeye ku buryo umuntu nta garanti yapfa kubiha, mu ijoro ryakeye hari mu rukera twari twamaze kugera mu wundi munsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyutse aha gasopo igihugu cya Irani, nk'aya gasopo yari amaze iminsi ari kuba hano ubundi turi mu ntambara. Akimara kupostinga ibyo ngibyo cyangwa se akimara gutanga gasopo kuri Irani nayo yahise imusubiza binyuze mu muyobozi w'ikirenga wa Irani mushyashya Donald Trump. Ngira ngo nigeze kubibabwiraho. Donald Trump yabyutse yandika ngo hari raporo ndi kwakira ko Irani yakomeje kwishyuza amato ari guca mu muhoro wa Hormuz. Ati ikiruta nze gusanga ibyo bintu atari byo, kuko nimba Irani iri kwishyuza amato aca mu muhoro wa Hormuz, ibyo bintu mbasabye ko bahita babihagarika nonaha cyangwa se ahita aceceka. Numva ko ari kubaha gasopo. Ojtaba Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga mushyashya uriho, nawe yatanze gasopo ikomeye. Abantu batangira kubona ko ibi biganiro bishobora kuza kugorana. Yavuze ngo abantu bose bagomba kumenya ko tubifashijwemo na Allah, Imana yacu isumba byose, tutazigera tubabarira bano bagizi ba nabi bagabye ibitero ku gihugu cyacu. Ati bidasubirwaho, nta n'ikintu kigomba kubihindura. Ibyo bano bagizi ba nabi baje bakangiza mu gihugu cyacu bagomba kuzabyubaka cyangwa se bagomba kuzabisana. Ikindi, bano bagizi ba nabi batatse igihugu cyacu bagomba kwishyura igiciro cy'amaraso y'abene igihugu bacu bishe cyangwa se y'abapfiriye igihugu cyacu, ndetse bakanishyura igiciro cyabo bamugaje babamugariza muri ibi bitero. Urumva Amerika imaze iminsi irasa muri Irani kuriya, hari abapfuye, hari abakomeretse, usasanga bagiye gukomereka ubuzima bwose cyangwa se bamugaye ubuzima bwabo bwose. Umuyobozi w'ikirenga ano magambo yavuze yagaragaje ko bano bantu cyane cyane uzi imyumvire y'aba bantu, bano bagabo ntabwo banarwana intambara yo kuvuga ngo vuba ngo bararwanira ngo ubukungu n'ibiki cyane cyane, nabyo ni ingenzi, ariko bano haba harimo n'akantu k'imyemerere, k'idini, k'imitekerereze n'akandi kantu nyine iriya myemerere yabo.
niyo mpamvu Mojtaba Khamenei no magambo yavuze abantu bayatinze bavuga ko bino bintu bikomeye cyane. Yavuze ati bidasubirwaho nta n'ikintu kimwe gishobora gukorwa ngo kibihindure. Ibyangiritse mu gihugu cyacu cya Iran, Amerika na Israel barashe, we yavugaga ngo nabagizi ba nabi b'abanyabyaha bazabyishyura. Igiciro cy'amaraso bamennye bazacyishyura. Igiciro cy'amaraso ngira ngo nta kintu cyabasha kucyishyura kiretse uwo wamenye amaraso nawe iyamennye yawe, cyangwa se nawe akagukorera ikindi kintu kibi, cyangwa se ugafungwa, ibintu nk'ibyo. Ngira ngo nicyo giciro cy'amaraso, kuko ntabwo wapfa kubona ikindi giciro cy'amaraso. Yavuze ko igiciro cy'amaraso cy'abanyayirani bapfuye harimo abayobozi b'igihugu, ngo kino gihugu kigomba kubyishyura. Ubivuga n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran uriho. Mwibutse ko uyu muyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei nubwo ari kujya mu mishyikirano na Amerika, ntabwo yibagiwe ko Amerika yamwiciye papa, ntabwo yibagiwe ko Amerika yamwiciye umugore, ntabwo yibagiwe ko Amerika yamwiciye abana. Ibyo byose ngira ngo murabizi ko Amerika yaramuhekuye. Umuntu nk'uyu nguyu rero imishyikirano yose yajyamo na Amerika ntabwo bikuraho ko yazashaka kwihorera mu buryo tutaramenya ngo nubuhe bazabikoramo. Gusa ijambo ngiri ngira bakoresheje, kuko na Amerika na Israel bazi ko bano bagabo badakina ikintu bavuze bakunze kugikora, nabo bahita babigendamo gake bakavuga ati dukumire hakiri kare cyangwa se twirinde hakiri kare. Ngira ngo mujya mubona ukuntu Amerika nk'iyo yishe umuntu nk'uyu nguyu cyangwa se abantu nk'aba, hari ukuntu wasangaga n'abamukomokaho bose bagiye babanyuramo. Nuko bazi ko bano bagabo akenshi bakunze gushaka kwihorera cyane. Mojtaba Khamenei waravuga ati n'abakomeretse n'abamugariye mu bitero bya Amerika bagomba kuzabyishyura, cyangwa ababikoze bazabyishyura, ntabwo bizarangiriraho. Ayo ni amagambo ari guturuka ku mpande twatekerezaga ko zumvikanye neza, bagiye kujya mu biganiro by'amahoro bigiye kugenda neza. Gusa ikibazo gihari n'ibi biganiro by'amahoro bagiye kujyamo ntabwo bizaba bicaranye. Kwa kundi abantu bagiye mu biganiro by'amahoro, umwe yicara ku meza n'undi akicara kuri iyi, tugakora imeza tukaganira. Ntabwo ari uko Amerika na Iran bazaba bicaye, ngo bazaba bari mu byumba bibiri bitandukanye. Iyi Pakistan igifata urwandiko cyangwa se ibivuzwe na Amerika ibishyire mu kindi cyumba ibivuzwe na Iran bifate ibishyire abanyamerika, kuko Iran ngo ntago bashaka kurebana mu maso n'aba banyamerika baje nk'abahuza, ngo ntago izo mbaraga bazifite. Na Amerika nayo nuko, mbega uri kumva ko abantu ubwabo bagiye ngo mu mishyikirano yo kugira ngo bagere ku nzira y'amahoro, nta nubwo bashaka kurebana mu maso. Iyi nama izabera ngo mu byumba bibiri bitandukanye. Niyo makuru ari guturukayo, turaza kugenda tubireba wenda ibyo ngibyo. Reka tubanze tugaruke kuri iki. Abahagurutse muri Amerika bo bamaze guhaguruka kare, bamaze kwerekera hakiri kare cyane, barangajwe imbere na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. Ndetse akigera ku kibuga cy'indege kare yasize abwiye abanyamerika ati bino bintu rwose turakeka ko bizagenda neza, turaza kubireba. Ati rwose nk'uko Perezida Donald Trump yabivuze, abanyayirani nibitegura kuba bakumvikana natwe tuzabaramburira ibiganza. Ayo ni amagambo yakoreshejwe na J.D. Vance, ngo abanyayirani nibemera ko rwose kujya mu nzira dushaka cyangwa se kumvikana natwe tuzabaramburira ikiganza. Ati nibatangira gushaka ibyo kudukina muri bino biganiro tugiye kujyamo, nabo bazabona ko tutari abantu bakira ibyo babonye byose. Biga hari amagambo ari gukoreshwa muri bano bantu bagiye guhura, ukumva ko haracyarimo akantu ko kumera nk'aho buri ruhande rumeze nk'ururi gukanga urundi, ukabona ko ino mishyikirano yabo n'ibiganiro ngo biganisha ku mahoro hakirimo akantu ko buri umwe kwishyira hejuru no gupingana bigisa nk'ibigoranye. J.D. Vance ku kibuga cy'indege yakomeje avuga ati twe twiteguye rwose kugira ngo bino biganiro bizabyara ikintu kizima. Ati uko perezida yaduhaye imirongo ngenderwaho, ati turaza kureba ikivamo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye na Steve Witkoff, uyu nguyu ni umushuti cyane wa Perezida Donald Trump, ndetse anajyanye nanone n'umukwe wa Donald Trump bita ngo ni Jared Kushner. Uyu nguyu n'ubundi cyase bano babiri n'ubundi bari muri bya biganiro bya mbere Iran yari irimo na Amerika. Iran ikaza gucibwa inyuma na Amerika ikayirasa kandi bari mu biganiro. Ibyo biganiro n'ubundi byari birimo Jared Kushner umukwe wa Trump ndetse na Steve. Rero bishobora kuba biri mu bintu byarakaje Iran, kuko Iran ntabwo iri gushaka kubonana n'aba baje bahagarariye Amerika. Hari amakuru menshi ari kugaragaza ko ngo ukuntu inama yateguwemo abahagarariye Amerika n'abahagarariye Iran batazicara mu cyumba kimwe cyangwa barebane mu maso, kuko mbere na mbere abaje bahagarariye Iran barimo umuvugizi wa guverinoma, uyu muvugizi w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Iran, ndetse bakaba banari kumwe n'uyu Abbas n'ubundi uyu
minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran, kandi n'ubundi bari muri bya biganiro bya mbere n'ubundi n'aba ngaba ba Jared Kushner. Urumva rero umuntu mwagiranye ibiganiro bwa mbere ukabona baguciye inyuma, urarashwe, kongera kwicarana nawe mu cyumba hari ukuntu bikubangamira, hari ukuntu mwana afatana muvuga ati kubera iki ibya mbere twaganiriye mwaduciye inyuma kandi ari mwe twavuga. Rero hari amakuru menshi agaragaza ko muri hoteli Serena ibiganiro bigiye kuberamo bano bahuza batazaba ari mu cyumba kimwe. Ariyo mpamvu abantu bakomeje kwibaza ku musaruro w'ibi biganiro niki kizavamo. Gusa uyu muvugizi n'ubundi wa guverinoma ya Iran hari amakuru menshi akigaragaza ko bino biganiro ku munsi w'ejo bashobora kutazanahagaragara. Nayo hari amakuru nanone asa nk'aho ibyenda abihwihwisa avuga ati abahagarariye Iran bashobora kutazagaragara muri ibi biganiro, kuko ngo uhagarariye uyu muvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Iran yatangaje ko mbere na mbere yuko bino biganiro bikomeza cyangwa se kano gahenge gakomeza, mbere na mbere bagomba kubanza Amerika ikarekura imitungo yose yafatiriwe ya Iran. Urabizi bino bihugu bigiye gufatira ibihano hari ukuntu ngo bafatira imitungo y'abayobozi cyangwa se y'igihugu yariri mu mahanga. Iyo mitungo rero imaze igihe kinini Amerika yarayifatiriye. Mbega Iran iri gutanga nayo ibintu twakwita nk'amakondisiyo manini cyane, ubona ko ku bantu batekerezaga ko wenda Iran imeze nk'ari igihugu cyakubiswe ku buryo bahise bakijyana mu biganiro by'ubuhuza kikagenda giciye bugufi kivuga ati ibyo mutubwira byose turabyemera. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo Iran ni igihugu kiri gushyiraho amakondisiyo anaruhanyije ku buryo ushobora no gutekereza ko aricyo cyari kiri gukubita Amerika. Urebye amakondisiyo bari gushyiraho, Iran iri kuvuga ngo mbere yuko ibiganiro bikomeza mubanze muri kuri imitungo yose yacu mwari mwarafatiriye, ikindi munahagarike kongera kurasa muri Libani. Icyo kurasa muri Libani, Donald Trump Iran yamushyizeyo kondisiyo, kandi Trump icyo kintu yagikurikiranye, yamaze kuvugana na Benjamin Netanyahu ahita avuga ko rwose ibiganiro bagiye no kubitangira, ngo batangiye gukominikana n'abayobozi ba Libani mu rwego rwo kugira ngo barebe ko ubuhuza nyine cyangwa se ibiganiro by'uburyo bakwambura Hezbollah intwaro byagendamo neza. Ibyo ngibyo byo byari ibintu rwose nasubirwaho. Iran yari yavuze ngo nimba Libani mutarekeyeho kuyirasa, bakongera ati ntabwo twatererana abavandimwe bacu, ntabwo twatererana igihugu nka Libani ngo twebwe ngo tujye mu mahoro, ngo Libani mukomeze muyirase. Amerika igerahira n'ababwira ati ese Iran murashaka kongera gusubiza ubuzima bw'abaturage banyu n'ubukungu bwanyu mukangaratete tuze tubarase ngo muri kurwanirira Libani? Baravuga ati nta kibazo, mwaturasa tukarasana, ariko Libani nayo mureke kuyirasa. Mbega Iran yari imeze nk'iri gupfira cyangwa se nk'igiye gupfira, Iran yari imeze nk'igiye gupfira Libani, bavuga bati nta kintu kimwe twavugana tutarabona amahoro, tutarabona Israel yerekeyeho gukomeza guturitsa ibintu byose muri Libani. Kirango urabizi ahantu Israel igeze ikubita ibangura cyane, yihuse cyane, nta mikino bifite, ku buryo rwose Libani itaza kugira Iran kibijyemo. Ubu ngubu tuvugana Israel nayo ubwayo yamaze gutangaza ko igiye kujya mu biganiro na Libani. Ntabwo byari kuba ari ibintu byiza muri kano kanya biri kuba kuri iki gihugu cya Libani, kugira ngo mwabonye ibyabaye muri Gaza. Ikindi kintu gishobora kuza kugorana muri ibi biganiro bizaba ku munsi w'ejo, nzaba mpababereye, nzagenda mbagezaho ibiri kubera muri ibyo biganiro, nubwo bigoye cyane kwinjira aho bizabera, ariko amakuru avuga ko abazajya muri kino gihugu cya abahagarariye Amerika n'abahagarariye Iran, cyane nabe babwiye bazaba bari mu byumba bibiri bitandukanye. Pakistan izaba ari umuhuza, ijya mu cyumba kimwe izana ibyo bayibwiye ibihereza undi, kuko Amerika izanye ingingo 15 ngo Iran igomba kubaha ikazishyira mu bikorwa. Iran nayo izanye ingingo 10 Amerika igomba kubaha ikazishyira mu bikorwa. Mbega bakareba aho bahuriza. Urumva ko ari abantu bose nyine bihagazeho, ntabwo ari ukuvuga ngo Amerika ngo yatsinze urugamba ngisha kubwira Iran ngo tubazaniye ingingo 15 mwubahirize bino bintu. Oya, Amerika ni ukuzizana bakazereka Iran ikagira Amerika ivuga ati bino ntabwo tubyemera. Iran nayo kandi ikahita bakubita izindi ngingo 10 zabo ikababwira ngo bino bintu mugomba kubyubahiriza, mutabyubahiriza natwe turakomeza turwana intambara cyadufunge n'umuhora wa Hormuz. Hari n'abakomeje kuvuga ngo uriya muhora wa Hormuz ubundi kuba Iran ufite ngo niyo ntwaro ya kirimbuzi nayo yibitseho. Mbega nicyo kinirisha. Bimwe mu byo iki gihugu cya Iran kiri gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gukuriraho ibihano byose bari barafatiye igihugu cya Iran, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bameze nk'abamaze no kucyemera. Hari amakuru aturuka muri Amerika yemeza ko Amerika yamaze kuvuga ngo bagomba gushaka ukuntu borohereza Iran bino bihano bari barayifatiye.
bivuze ngo Iran yagiye kwinjira muri iyi ntambara imaze igihe kinini iri mu bihano, ubukungu bw'igihugu bwarasubiye hasi kubera ibihano bya Amerika n'ifaranga ryabo ryari ryaraguye n'ibiki, none ino ntambara bashobora kuyisohokamo ibihano byose bari barafatiwe byongera kubakurwaho, kuko amakuru aturuka muri Amerika aravuga ko Amerika yiteguye ku kijyanye n'ibihano kuba bakorohereza Iran rwose ibihano bikavaho. Indi ngingo ari nayo twebwe ahanini tureba nk'isi yose muri rusange niba itubangamiye inadutesheje umutwe n'uriya muhora wa Hormuz kuko uri gutuma bino bintu bizamuka byose. Uyu muhora wa Hormuz nawo hari ukuntu batari kuwumvikanaho neza, bigomba gukemukira muri bino biganiro. Iran ikomeje gutangaza n'inteko n'ibiki byose bamaze kuvuga ko umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa, ariko Iran ikawukontorora, mbega bikamera nkaho nimba twabyita ngo ni nko gushyiramo bariyeri, sinzi ikinyarwanda cyiza twabyita, kuba umuntu ashyiraho bariyeri wajya gucoka abanza ukagira amafaranga utanga ubundi akagukuriraho ukinjira. Niko bigiye kugenda. Iran iravuga ngo umuhora wa Hormuz ubundi rwari uruzi, ni inzira rwose amato guhera kera yarazaga agacamo ku buntu akigendera, ariko ari amazi nyine bivugwa ko ari aya Iran. Gusa muri kano kanya Iran yamaze kubyemeza, iravuga ngo umuhora wa Hormuz nta bwato buzongera gucamo bwisanzuye nk'uko bacagamo, mugomba kubanza mugaca ku nzego za Iran zikabakontorora, zikamenya ibyo mutwaye ndetse mukanabishyura. Ibyo byo Amerika nayo igasa nkaho itabyumva. Amerika ikavuga toya, ntago amato agomba kwishyura, iyi nzira igomba kongera ikaba nyabagendwa nk'uko byari bimeze mbere. Iran ikavuga ati ntago bishoboka, kuko amafaranga azava hano nayo hari mu byo tuzayakoresha twongera gusana ibyacu mwangisha. Ibyo bintu bishobora gutuma igihugu cya Iran gikira cyane kurusha uko byari byifashe mbere. Ndetse ni Iran nubwo yabwiye Amerika ngo tugiye gufungura umuhora wa Hormuz, banze kureka amato ngacemo, babwira Amerika ati ntago amato yacamo kuko uyu muhora wa Hormuz twari twarawutezemo, ngo twari twarakoreshyizemo ibintu byinshi cyane ku buryo umuntu atapfa kuwucamo uko yiboneye. Mbega ni nko kumvisha Amerika ko uyu muhora wa Hormuz nabo ubwabo bashatse kuza kubishyiramo agatuza bitagendekera neza abantu bahaca, kuko Iran iratangaza ngo twatezemo amamine munsi y'inyanja, nitwe tuza hateze, ubwato ntibwahamenye, niyo mpamvu tugomba kubuyobora tukabwereka aho buca. Atusibye n'amamine twateze munsi y'amazi, hari n'ibindi bintu nanone birinda uno muhora wa Hormuz twagiye dushyira ahantu mutamenya, banze gutangaza ibyo ari byo, ariko ngo hari n'ibindi bintu buriya bitari mine bavuze ngo bihari, ariyo mpamvu bagomba kuyobora amato nyine. Umuntu rero wakuyoboye akagucisha ahandi hantu hegereye ubutaka bw'akabanza akagusoresha, wabona ari n'amayeri n'ubundi bari barize kugira ngo banze bongere bagaruza amafaranga n'ibyangiritse muri iyi ntambara byihuse. Iki nacyo baraza kukiganira muri iyi nama, turebe ngo ese uyu muhora wa Hormuz uraza gutangira kujya usora cyangwa abantu barakomeza baciremo ubuntu nk'ibisanzwe. Iki gihugu kigiye gukora nk'umuhuza cya Pakistan cyamaze nacyo gushyira ibintu ku rundi rwego. Iki gihugu cya Pakistan cyagiye kigufatira umujyi wose kimera nk'ikiwufunze, kirawukupa, mbega umujyi umera nk'aho ugenewe ibiganiro bimeze nk'aho isi yose itegereje ko havamo ikintu kizima, kuko ibi ni ibiganiro bikomeye cyane, biri seriye cyane cyane kizabivamo. Pakistan iri gukora uko ishoboye, cyane cyane ko nayo izabyungukiramo kugira ngo bino bihugu byombi bihuriye muri Pakistan bizasohoke hari ikintu kizima bihakuye. Muri uyu mujyi cyangwa uyu murwa mukuru wa Pakistan, Islamabad, iki gihugu cya Pakistan cyamaze gushyira mu mujyi gusa wa Islamabad abasirikare bagera ku 10,000 bo kurinda umutekano. Harimo ibihumbi 6 by'abapolisi, hakabamo ibindi bihumbi 3 by'abasirikare ndetse n'abapolisi 1000 bano bo mu muhanda, bano ba traffic police, nabo barimo bazaba bari gushyira ibintu ku murongo. Abo nibo bazaba bita kuri delegation ziturutse muri Amerika ndetse n'iziturutse muri Iran, mu rwego rwo kugira ngo babe bitaweho neza, bakore icyo twakwita ngo ni inama yabo yo kureba ko bagana ku mahoro batuje, bafite umutekano wose, nta kibazo na kimwe gihari. Iki gihugu cya Pakistan kigira nanone imisozi isa nk'izengurutse no mu gihe hazabera inama bita ngo ni Marigara Hills. Ino misozi ya Marigara, leta ya Pakistan bagiye bahazengurutsa abasirikare benshi mu mashyamba, hejuru, ahantu hose ku misozi, mu rwego rwo kugira ngo umujyi baze kuba bawucungira hasi banawucungira mu kirere, ku buryo nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyahungabanya umutekano wa Amerika na Iran mu gihe bari mu biganiro, kuko bino biganiro isi yose itegereje igisubizo kizima. Isi yose muri kano kanya irahungabanya, kugera ku Rwanda, kugera ku Burundi, kugera ku gihugu cya Tanzania, aho waba uri hose unyumva, kugera muri Amerika ari nayo ngiri kurasa, nta gihugu na kimwe ku isi, kugera muri Aziya,
kitari kubangamirwa. Ubwo tutagiye kuvuga muri za Qatar na za Dubai nayo hose ni ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo isi yose muri kano kanya itegereje ikintu kizima cyava muri ibi biganiro. Niyo mpamvu umutekano Pakistan yawukajije mu rwego rwo kugira ngo hatazagira n'umuntu urasaya akantu akagira akantu yakora katari keza gashobora kuba katuma hari ikindi kibi byakwitwa ko giturutse ku gihugu cya Pakistan. We nk'umuntu wakiriye abantu babahuza, urumva niwe ishusho mbi yajya hati ni gute haduya kwinjirana. Abandi benshi bakavuga ko uyu mutekano mwinshi wakajijwe gutya Pakistan bayakajije gutya, hari igihugu cyitwa Israel babumva ko ari na cyane gishobora kubabangamira. Umujyi wose bawufunze, hagiye kubera inama n'ahantu nyine mu mutima wa Islamabad, hasanzwe hari amambasade, hasanzwe hari amaministeri n'ibigo bya leta, n'abaturage bake cyane bahatuye bahaburutse hose, barahazenguruka basigamo inzira imwe yinjira inasohoka. Ubwo ni ukuvuga ngo umuturage uzajya uhinjira n'usanzwe agaragaza ibyangombwa ko atuye muri ako gace kari kuberamo bino bintu, inona bigiye kuberamo guhera ku munsi w'ejo, n'abashinzwe umutekano cyangwa se n'abari kurebwa n'ibi biganiro bigiye kuba nibo nyine bazajya babasha kwinjira. Tugitangira kino cyumweru bakimara gutangaza agahenge kazabera muri kino gihugu kwera ku wa gatatu, nibwo byatangajwe ko ibiganiro by'ubuhuza bizabera muri Pakistani. Ku wa gatatu nibwo bahise bafata hoteli yitwa ngo ni Serena Hotel. Iyi Serena Hotel yahise ifatwa, barayizenguruka, barayibukinga, basohoramo abashyitsi bose. Bino abaturage bashobora kuza korora muri hoteli bose babasohoyemo. Hoteli ya bookingiwe delegation y'Abanyamerika, ndetse mbega ya bookingiwe kuberamo ibiganiro. Mbega ikindi, iyi hoteli babanje kuyinyuza mu tumashini basuzume ko nta dukurura amajwi bahateze, nta dukurura amashusho n'ibiki byose bishobora kuba biri muri iyi hoteli, ku buryo ibiganiro bazabikora bisanzuye bazi ko nta muntu bakurura amajwi cyangwa se ushobora gufata n'amashusho. Niko hoteli babanje kuyisukura, bita muri Serena Hotel. Ikindi, abashinzwe umutekano ba Pakistan bazajya batwara aba bayobozi bahagarariye Amerika n'abahagarariye Irani, nta n'umwe ugomba kuba afite telefone igendanwa. Bose nta telefone igendanwa batazana bari kodinga n'iki. Ni ibintu mbega Pakistan iri kubashyiriraho bidasanzwe byo kuborohereza no kubaha kwa kwisanzura kurenze, bakamenya ko icyabazanye ari ukugerageza kureba ko aka gahenge kavamo amahoro arambye, intambara igahagarara burundu. Andi makuru aturuka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amakuru yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo guhera mu rukerera twabonye ko Donald Trump yari yakanze Iran yagasopo yabahaye, ababwira ngo mugomba gufungura umuhora wa Hormuz, ngo vuba vuba byihutirwa cyane. Bumva ari gukanga, ndetse ngo ntimwongere no kwishyuza abawucamo. Ariko ngo Donald Trump yamaze kubyemera ko uyu muhora wa Hormuz Iran ari igomba kuwufungura uko ishaka, atari ibintu bizongera kumworohera, ngo nta n'ikintu yapfa gukora kugira ngo Iran yite ifungura umuhora wa Hormuz nonaha ngo ntisoresha abantu bawucamo, cyangwa se ngo ngite ikuramo izo mine ziri mu muhora wa Hormuz. Ngibi ngingo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yabibwiye bamwe mu bayobozi bakomeye muri White House, ngo yabibemereye rwose, arabwira ati bino bintu by'umuhora wa Hormuz kugira ngo wongere usubire nk'uko wari umeze mbere, amata azacamo yigendera, nta muntu yavugishije, nta muntu yasoresheje, nta bipapuro bisabwe n'ibiki n'amafaranga, ati bino bintu ntabwo ari ibintu bizaba vuba, tubyemere. Ariko yaza hanze nyine agakanga, umuhora wa Hormuz urafunguye, ugomba gufungurwa, ariko indani ngo muri White House ari kubabwira ati bariya bagabo ntabwo ari abo gukinishwa, umuhora wa Hormuz reka tubagenze gake, bagende bawufungura gahoro gahoro. Ikindi, na Netanyahu ngo nk'umuntu uzi ko amatora azaba ejo bundi mu kwezi kwa 10 ari kubigendamo gake, bivuze ngo bino binashobora kubigendamo gake cyane ko afite n'ibindi bibazo mu rukiko, agomba nawe kubigendamo gake kugira ngo arebe ko hari icyavamo kizima. Ubwo nawe agomba kugerageza kuvugana na Libani, kuko Netanyahu nawe ntago yorohewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi be na opozisiyo yo muri Israel, nabo baba bamwatatse cyane. Nanone uyu munsi nubwo Benjamin Netanyahu yari yavuze ko ibiganiro na Libani bigomba gukomeza, ndetse akagabanya n'ibitero yagabaga, akavuga ko ibiganiro bigomba kwita biba hagati ye n'igihugu cya Libani. Igihugu cya Libani nacyo kubera ko cyabonye ko gihagarariwe n'amahanga, ariko by'umwihariko kigashyigikirwa bya hafi n'umuvandimwe ari we Irani, Libani nayo yamaze gutangaza ko itazigera ijya mu biganiro na Israel, batazajya mu biganiro na Netanyahu mu gihe cyose akiri kugaba ibitero. Na turiya yita ngo n'udutero duto, kuko nubwo Netanyahu atarashe nkuko ku munsi w'ejo yarashaga turitse ahantu henshi cyane agapfiramo n'abantu benshi, ariko uyu munsi hari utundi dutero yagabye, yongeye kurasa ahantu ngo hari Hezbollah n'ibiki, na Hezbollah iramurasa. Ariko Libani imaze gutangaza ko nta biganiro bazemera gukorana na Benjamin Netanyahu mu gihe cyose
hatarabanza kubaho agahenge burundu kuzuye ko nta saso rigomba kuraswa. urumva ko Libani nayo yamaze kumenya agaciro kayo cyangwa se yamaze kubona ko ihagarariwe, kuko irabizi ko bino biganiro byatuma isi yose yongera gusubira ku murongo ariyo bishingiyeho bitewe na Iran. Mu gihe kino gihugu cya Iran n'ubundi cyari cyasabye ko Amerika mbere yuko bahurira mu biganiro ku munsi w'ejo bakaganira, Amerika igomba kubanza ikarekura imwe mu mitungo yafatiriye ya Iran. Hari amakuru yemeza ko Amerika yamaze kurekura imitungo y'abanya-Iran ingana na miliyari 7 z'idolari z'amafaranga ngo bari barafatiriye. Urumva ko Amerika ishobora kuba nayo iri kugerageza guca bugufi kuri Iran kugira ngo yubahe bimwe mu biri kugenda bisabwa na Iran, ariko ibiganiro bigende neza. Bikaba biduha icyizere wenda cyiza, nubwo hakirimo akantu ko byibura urabona ko na Amerika n'imbisi irekura imitungo ingana na miliyari 7 z'abanya-Iran yari irafatiriye mu mafaranga z'idolari. Ntugire ngo ni mu manya-Iran, urumva ko ari ikintu gisa nk'ikimenyetso cyiza ko impande zose zishobora kuba, cyane Amerika nayo yifuza ko bino bintu bigenda neza. Ibiganiro biraba ku munsi w'ejo, birabera muri Islamabad. Ejo amakuru yose ari buze kuba ari guturukayo uragenda uyasanga kuri iyi shene kandi kugiye kandi vuba vuba, akantu ku kandi nta kintu kiri buze kugucika. Impamvu kitagucika ni uko wakora subscribe kugira ngo ejo ikiganiro cyose kizajya kijyaho ujye uba uwa mbere kukibona, umenye akantu ku kandi k'ibiri kubera hariya. Ndaje mu kanya ikigenda gihinduka cyose n'ubundi ndajya garuka hano twongere tukiganireho.